Muraho neza, niba warigeze kubura amafaranga byihuse cyangwa ukagira ikibazo cy'amafaranga giturutse ku buryo butunguranye, iyi video irakugenewe cyane. Uyu munsi ndakwereka uburyo wakura inguzanyo ako kanya ukoresheje telefone yawe, ukoresheje mokash mu Rwanda. Ibi bishobora kugufasha kwishyura interinete, gukemura ikibazo cyihutirwa cyangwa se gutangira akazi gato. Mokash ni iki? Mokash ni serivisi iguha inguzanyo n'ubwizigame ukoresheje mobile money. Icyiza cyane Mokash ni amapuro zisabwa, nta kujya kuri banki, nta garante, ubona amafaranga mu minota mike cyane ukoresheje telefone yawe. Impamvu abantu benshi bayikoresha, inguzanyo iboneka ako kanya, ntukenera konti ya banki, ushobora gutangira n'utuntu duke. Iyo wishyura neza baguha amafaranga menshi kurushaho. Uko uyikoresha neza niko inguzanyo igenda yiyongera gake gake uzamuka, ntabwo bahita bakuguza amafaranga menshi wifuza ako kanya. Kugenda wizigama cyane ni ukugenda bakuzamura uburyo bwa kabiri. Inguzanyo intambwe ku ntambwe. Fungura telefone yawe, jya hahandi wandikira namba. Ugiye kwandika namba, wandikamo *182*, urwego yawe, winjire nyine muri Mokash, ukande 5 muri telefone yawe, hitamo amafaranga ushaka ko bakuguza gutyo, hanyuma uhitemo amafaranga ushaka, wemeze. Amafaranga ahita aza kuri mobile money. Ni ibintu bifata umunota umwe cyangwa se iminota 2 bitewe na network ufite. Iyo utangiye ushobora gutangira nko ku gihumbi, ku bihumbi 5, ariko iyo wishyura neza ushaka kuguza ibihumbi 10, ibihumbi 50, ibihumbi 100 cyangwa se arenze ibihumbi 100 bitewe n'uko wishyura. Bakuguze menshi bitewe n'uko wishyura. Iyo uguze cyane ukishyura vuba, igihe kitararenga barakuguza, biterwa n'uko ukoresha neza serivisi yabo. Icyitonderwa, ibi ni ingenzi cyane: wishyura ku gihe, ntukajye amafaranga utazi aho azaturuka ayo kwishyura cyane pe. N'ubundi ushaka kugenda kuyafata utazi ahantu azava, ukayarya uzi ngo ntay'ubuntu, kandi ayo mafaranga yishyurwa. Ukoresha inguzanyo mu bintu byunguka. Iyo utishyuye neza bakugabanyiriza ayo baba basanzwe bakuguza, barayagabanya cyane pe, barayagabanya. N'ubundi iyo utari kwishyura neza ntabwo bakongera, kuko ntabwo habura kwishyura neza nyine, nawe urabyumva. Bashobora kugufunga cyane pe, ariko iyo wishyura neza barakuzamura. Nimba waragujijwe ibihumbi 10 ugashyirwa ku bihumbi wenda 20, ibihumbi 50, ibintu gutyo nyine. Iyo ugenda wishyura neza nuko wagenda ukabona. Iyo ugiye gukoresha ayo bakugurije cyane ukabona inguzanyo, uko wakoresha inguzanyo ukabona inyungu. Urugero naguha: wakoresha inguzanyo ukabona inyungu, kugura ibicuruzwa ukagurisha, kugura bando ugakoresha online, gutanga akazi gato gutangira akazi gato gacuruza. Mokash si iyo kurya gusa, ni iyo gutangira ubucuruzi buto. Wenda usanga hari umuntu uvuga ati njyewe kanguze amafaranga kuri Mokash wagwa ngo mpitubone njye kuyasereburamo kuko mba natavunikiye. Bro, utazi n'ahantu uzayakura, ibyo bintu biragucanga cyane, ntabwo ari sawa. Yarye uzi ahantu uzayakura, uyakoresha ikintu runaka
minsi mike kizakubyarira inyungu. Ibintu nk'ibyo rero apana kuyafata ngo ugende ngo waje kuyaserebura, yewe ntabwo biba ari sawa tu. Na n'ubundi bishobora kuba byakugiraho ingaruka ubuza yo kwishyura, ni hahandi usanga barimo kuza kugushaka. Hari umuntu wenda uyafata akavuga ati ngewe ahantu ndi ntabwo bambona. No, by the way, ubungubu ikoranabuhanga rirahari, barakureba mu mashini bakareba ahantu uherereye, ubundi bwo bakagukurikirana gake gake witonze, bari no stress, ukabona wiyicariye uri mu mbare urimo kuryoshya muri bya biceri wafashe, ukabona baje kugushaka ukavuga ati se bamenya aho ndi gute, ibintu bikagucanga. Rero nyine byaba byiza uyafashe ukayarya uzi ahantu uzayakura pe. Rero nimba iyi video igufashije, kanda like, subscribe, utere na comment, unakore na share. Murakoze cyane.